nakuze ndota kuzubaka nkahirwa ndetse rukazarama. Iby'ijuru rito bimbamo nabyumvanye benshi ubu ntabona, ariko nyine akaba umuhanzi zari inzozi. Ni inzozi. Ubuzima ndimo ni inzozi. Inzozi narose nkiri inkumi. Izo umwari wese yagira, gusa nyine ibyo umwari yigira si byo ubuzima bumugira. Ese ko tuzi karisimbi ko impamo yose itatse amasimbi, aho umujinya ubitse urazwi. Ese Rwanda wayitakaza? Urugo ruruturu rwava he? Uru rugo mfite impamvu amagana zatuma naruta, agira izindi amacumi zatuma ntaruta, gusa ayo macumi amira magana ku buryo ataruka. Nzarugumamo ndume gihwa, nzanyurwa. How could you possibly understand me? You are not me, cause these are my reasons. Okay. Yezu go. Situri inshuti. Subizi. Situri mu muryango. Nta kibazo kabisa byose ndabizi. Nice. Noneho nta mahoro kwe. Urabona ibintu byanjye byose ari brag. Reka tudate serious sibyo. Nta kibazo pe. Yenda kumva kabisa niko byumve kabisa. Bigananya amatsiko ikintu mpamagariye kugira ngo numve noneho ikintu gitumye kwamagara man. Kiri serious. Uramu baby uri kubyumva tubana. Dada. Sibyo. Urani ibintu uri gukora. Kirezi z'abakobwa kumva zimaze kunzengereza ko. Urongeye ugaruye dada hano. Bro, reka mubwire. Mana ari ibintu ukora uzikari brag ukazicuza nyuma, sibyo? Ukazabyicuza nyuma. Trust me. Sibyo? Uramu baby man akubanza utekereze bantu. Iki kibazo se noneho cyabaye. Uziko every day. Iyo buri munsi sigenza nasanga dada yicaye ahantu alone. Ari kurira. Daduzi bro, daduzi. Na vibe yagiraga. Akicara ahantu hawe nyine akarira. Mana akarira. Bro, think, banza utekereze ndeba man. You are my brother, subize. Man, ibaze ejo n'ejo bundi. Nagenda agafata man, umukobwa ntabwo yapfa kumenya man. Sujye byumva ibyo bintu. Abantu bariyahura bagapfa. Ejo n'ejo bundi akaza akagenda agafata nk'ikinini cy'imbeba. Byamurenze man. Rega ntabwo ko wakira ibintu ariko nawe byakira. Umubebe wemera akatura man akaza akakubwira urabizi njewe ko kubitanye mu nzira avuyeyo man ari kurira nk'umwana w'uruhinja uri kubyumva. Ese ubona man nta utari guhemuka bro, uziko bira bintu bibaye twese byatugiraho ingaruka gute se? Can you imagine ngo gute none se apfuye ko babikubaza wenyine yijwa n'iki atuyora yabapfa yijwa n'iki? Do you think jokes uri kubona ari imikino man? Think twice bro, think twice sibyo man. You are my brother urabizi ariko wineshe utazashaka man. Ibaze naduteze ibibazo uramu baby. Ego wowe simubwiye ngo mukunde sibyo, kuko ntabwo wajya no kwiyata mu rukundo udafite sibyo, ahubwo basi wowe like mu tripping sibyo, umuntu nyine mubeshyabeshye uri kubyumva, mubeshyabeshye mujyane gake man. Igoreka man izo boy nawe nakumbwira man. Dada arabizi man uburyo tubanyemo. Nyina muzanye hano kugira ngo tujye tuganira numva tubanye. So stress man azimare bro, azimare kandi urabona ko kinateye neza, ni cyana cyiza kabisa. Nyine nawe urabibona man, umukobwa nyine kwenda avuga ati ntabwo twababara twemeye. Ijambo ndigiye kwa bahuriye cyana cyo bibaza arya cyaraki nuko ngiye kare akana ntari bijyashye ariko barakazanira ko ntago ari akacu. Ndamwe ati wamwana rero ujye ubona nge nawe dusa mwana ati turastati. Ndamwe ati ntabwo dusa uriya papa wanjye ntakanye papa wawe. Umubiye byo bintu mwana nawe twaragutora nzi twamutora kuko ko baramuzanye nawe uri mushuti wanjye ari kubira mwana nago ni mwana w'abana ko namubwiye bikese ugako namubwiye ati we twaragutoraguye urumva mama wawe yaje kuzana niba yaraguhashye niba yarakuranguye niba yaragukuye mu bitabo niba yaragukuye muri mondisi ntabwo kiragero kiratumba kirarira cyavuga ati kirukanga kijya kwibiyanye ndandiro barangije sinzi ko nduraramo. Dadi wawe bimenya muramerana nabi cyane. None se mbigenze gute? Ntabwo riga batwara ibintu bya papa de. Urabona urukundo rwaragiye parura muhuma. Do nukuza humenye ntabona ntaba yumva ko ibintu ejo n'ejo bundi ingoma yahindura imirishyo. Ugo
Genda. Ntuvuge ko narindi hano ndakuza umugabo wawe. none se ko mbona utameze neza wabaye amahirwe yansigaranye amwe mu buzima nayarancika bigenze bite se kandi ntabwo wakizera ko ya mikufu itwaye nizere kuri kwikinira kurumva n'abandi mbwira bigenze bite kumana ku cyabano kukarabahe kutari kumbwira bigenze bite imikufu barayitwaye mbikubwire gute ntabwo ndi kubyumva wasohotse hano mbonye uvuga ngo ugiye kugurisha imikufi none uragarutse ngo barayitwaye bayigutwaye gute wanamubonye se basi umuntu wayigutwaye ariko mama uziko yagiye umuntu avuka ukagira ngo yaremewe ibintu bibi gusa oya ntukajya uvuga gutyo kuko nanjye ubimazemo igihe kinini ntabwo mba numva nakwiheba bigeze kuri urwo rwego ariko ubundi reka nkubaze kuki mbona hano batajya gufata kimwe na mukuru wawe hari ikihe kibazo rero buriya Richard uriya mama rero ntabwo ari mama wanjye mama wanjye yarapfuye gusa ariko aho yapfiriye ntabwo azi ko yansize mu gahinda data umbyara niwe washatse uriya mugore ndetse ni papa w'uriya mwana ngo ni Karine ariko papa wanjye ntabwo aba ahari yagiye muri misiyo z'akazi yoherereza uriya mugore amafaranga ngo nige ariko uriya mugore ntabwo ayampa nibaza mbere Imana yatwaye mama wanjye umuntu wese yakwifuza gushimishira Imana icyo kibazo cyawe nawe nyine arabizi Imana ariko noneho nabona yatangiye kubizanamo ibintu byo gushaka kugira ngo dukundane bro kandi ngiye ntabwo ibishobora gukunda natera umwana w'abandi kuko uko umuteye noneho uri kumuspreadingamo urukundo man rwinshi wowe mu gihe uri kumwanga waba ari kugukunda man n'imvazi wowe uri kuza man reka mubwize ukuri bro ngiye mpamvu nshye no kubikubwira man ngiye nifitiye ubwoba sinakubeshya try to be serious namubeba ari serious muri bino bintu sibyo wowe shaka ukuntu mujyana gake sibyo wiza ngo itumukatira byabaye na man ntabwo ari wenyine byagira ingaruka my guy sibyo think mbabarira nari bigo reka deal reka nari bingerageze man kangerageze mu mwanya umugani uvuze ibyo bintu numva nayemo n'ubwoba ibintu byaje mu muntu gupfa man biba birimo ikibazo niba atangiye kurira niba nashobora kuba mugani gufatira sumu yapanye ugasanga ari ikinini cyangwa agize gute gasanga arapfuye gasanga twese bitugizeho ingaruka na rugamba anko wanjye uriya ugasanga nawe ingaruka baradufunze ngayibaza ibintu kabisa binegenda gusa nyine ngiye kugerageza ariko mane gusa ntabwo uri gukunda mane ndumva namubwira ngo iki mane umutima nta mutima mfite wo kumubwira ko ari rente yuko umubwire ngo ndagukunda ngiki bro kuki uri kumushikushikira nkaho mane ari umuntu utazi bro cyangwa uragiye twige tusakuriza hanga urabizi ndashaka tuvuga gake sibyo mbabara ngubwire just wowe mujyane uko kuye kugenda bro
sibyo mujyane nyine nk'umubebe umenye ko ari umubebe Imana mujyane gake gake sibyo nta kibazo ngiye kugerageza muturishe muhe uwo mwanya arimo gushaka ngire muganirize basi ndeke ibyo bintu yabyibagirwa Mana ataza kuba kujya wigira nabi urakoze Mana ibyo izo borose y'ubusubwenge ungiriye kabisa kuva twabana ngira inama dangiye nangiye kugira n'ubwoba ariko thank you my brother icyo cyane bro kandi appreciate nanjye kunyumva ngiye kubikora kabisa thank you man Damoro Amen. Voilà. Bite byawe? Meze neza. None se kamubaze. Ikintu waje gukora hano usukiye. Urakizi. None se njyewe mvuganira nabi. Ndakubangamira muri runo rugo. Nakubangamira. Hari umuntu ugiye kubwira nabi. Hari ikibazo wari wagira ngo ntutubwire. None se kubera iki wifata ugafata umwana ungana kuriya uruta uriya mukobwa guko mukavugana amagambo menshi yabakubwira nawe ukayumva. Ikibazo tuganira bisanzwe ntabwo turavuga ibintu cyane. Ibisa amagambo y'abakobwa urayazi. Umwana w'umukobwa araza akakubwira ibintu byose. Sakubwira amabanga yo mu rugo n'ibyo utagomba kumva. Bitakureba kuki wowe bitega amatwi. Uramuruta ugomba kumugira inama ukamubwira ati ibi bintu ntabwo ari ngombwa kubimbwira ikindi ni amabanga yawe ubuzi n'ababyeyi bawe ntukajye ubibwira abantu uko yabikubwira uko yabibwira n'undi muntu sibyo. Ikindi kintu abakozi mugira nabyita nka defo yo gukururana n'abandi bakozi b'abaturanyi n'abandi ahantu muba mwagiye guhana mugahura mukavugana ibintu. Amabanga y'ururugo uriya mwana akubwira ntuzigere ujya kuyabwira abandi bagezi bawe. Sinzigere numva ibintu byasohotse hano ngo bigende. Uruwa hano nimbyumva nzamenya ko ari wowe wabivuze. Urimo kumva aka kazi si wambwiye ko aka kazi ariko kagutuza kagatunga ni wawe. Si wohereza amafaranga mama wawe yahembwe. Atari wenyine ufite ibibazo nanjye. Urebye ubuzima mbayemo muri uru rugo birutwa no kwipfira ukabaho mu mahoro kuko nta buzima na bumwe bwiza nzi kuva aho mama yapfiriye. Ngerageza kurwana ngo mbeho, ngerageza kwihangana ariko wanze Imana itarankunze. Bivuga ngo banze Imana itaragukunze ko ntabwo ari we wenyine birimo. Ahubwo bigiye kuba ngombwa ko nkubwira nanjye ibyo ntigeze wenda naganiriza undi muntu ariko twese duca mu bintu bikomeye. Ni uko nyine ahubwo kwihangana kwacu bitandukanye. Njyewe rero icyataratumye bamfunga umunsi umwe nari mu rugo njyamanye n'umubyeyi wanjye w'umugabo. Hanyuma aho yari yagiye aho aza mu rugo aho yari yavuye banze niho bamukubise sinzi ikibazo cyari cyabaye. Araza araryama mbyutse mu gitondo nsanga umuntu yitabye Imana. Ubwo bagiye kwa muganga bagiye gupima basanga nyine bapimye basanga afite ibikomere by'imbere nk'umuntu wakubiswe. Nyine baravuga ati n'ubundi niwe mwari kumwe ibyo byose n'umukubise. Birangira mfunzwe nzira ngo kwica umubyeyi wanjye kandi pe sinzi uko ibintu byagenze. None ntabwo ari aho byarangiriye gusa niyo mfungwa basi nkavamo bikarangira. Mu gihe bari barimo kunkatira mama umubyara nawe nari nsigaranye navuga ko ari umubyeyi nari nsigaranye
yagize ikibazo kuko yari afite ikibazo cy'umutima, kubyakira byaramugoye. Yarabuze umugabo we n'umwana umwe bari bafite. Ntabyita ko yarambuze kuko ntabwo yabyumva. Nawe birangira agiye gutyo, nisanga nta mubyeyi n'umwe mfite. Kubera icyaha babayeho mu buzima bubi kandi babayeho neza. Uragahura n'ibyo byago basi n'umuryango ukakwitaho. Baze kwisanga muri ibyo bibazo, urafunzwe, ubuza ababyeyi bawe bose n'umuryango witwa ngo wari usigaranye, nawe ukagucikaho gutyo gusa. Ntawe wigeze ansura, sinzi niba banazi ko nanafunguwe ahubwo. Nuko nisanze nyine ubwo buzima nawe ntagira. Umuntu aba agomba kwakira ubuzima Imana yamugeneye. Muzehe nagushyira amazi muri dushe sinabikubwira. Siwumva reka nitera amazi abanyarwanda bari bamaze iminsi banserereza. Urajya koga se n'ingofero mu mutwe? Uriya muntu gukora mu mutwe abamuha usuzuguye. Reka zana za bote zawe nazo bazitunganye dore. Siwumva ukunda ko mfite rezo yego nawe sugira ngo ngiye koga ku buryo n'abakurambere bikanga. Kandi rero buriya dada mbonera ho gushimire ako kwinga gusigira telefone sharaho abantu mukundana reka mbonera ho gushimira. Ntabwo tukunda urahi kamushimire mu bantu rwose bamfata neza mu rugo. Turi nk'izi yakora n'izi kandi imbere urayizi n'iryagira isigara mu cyayi nawe mu mujyi se shaho. Ibi ngibi nibyo bitunze abana banjye Natale yihumuriza muri bote yasa kwishima. Hanyuma rero ujye ukomeza urwanira, ujye umenya kuko buriya mu zabukuru nta muntu abiyigurira ugasanga ubaye ikigoryi. Oya nta muntu mukuru ku kigo nyine kwa kurangara. Nari nayashyuhije amazi. Sinumva izi kugira ngo se ako nyiri umujane namwe izi nkumi hari nk'icyana mubona ko bwazi gukora mbona nakurongoye. Reka nitera amazi itera utuzi shungiriye inkoni rwose. Izi ni inka muhaye umwana wanjye zifate neza. None se nuko ikuraho bizagenda gute? Ikintu nshaka kukwibwirira ni iki? Ugiye kuzaza umureka aza kubwire kuko ndabizi ntago wamwiyama yagutuka. Ugiye kuzaza umureka aza kubwire ibyo akubwira byose uceceke ntugire ikintu umusubiza, nurangiza usubimbwira. Yewe nkwemereye ko nuzaza ukambwira ibintu gogo yakubwiye byose nzajya nkumenyera agafanta. Uri kumva? Nzaza nkugura fanta wowe umwihorera, ahubwo wowe ujye umugira inama umubwira ati ntabwo ari byiza kuba wavuga ibintu wumvishe bya mama wawe na papa wawe, sibyo? Umugira inama nk'umwana, sibyo? Ariko narafite ikibazo gatoya. Icyo kibazo? Ikibazo mfite namaze nageze no mu hano ntabwo ndafite amabogisi yo kwambara ibintu nashakaga amafaranga make kugura amagosi. Uyagura angahe? Sindamenya amafaranga wano byakira ariko ntabwo irarenganya. Urashaka zingahe? 2 gusa. Okay. Ndaje ndebe amafaranga afite kuri telefone ndakohereza amafaranga ujye kuzigura, uri kumva? Ariko umenye ko nta mabanga ya hano agomba gusohoka hano, sibyo? Ikintu cyose cyaba muri uru rugo cyaba hagize ikintu kiba kibi nawe cyakugeraho kuba hano, sibyo? Genda ndaje nkohereza amafaranga yawe. Ubyumve neza Adamu.
rero ubu nibwo numvishe iriya mikusho gaciro nyine yari gufitiye tu ariko ibintu ngiye kukubwira sinzi uburyo byagucitse ikindi mukuru wawe cyangwa step mama wawe banza unyemerere ntabwo nzabivuga ni ukuri ukuntu bimeze rero buri muntu wakwatse iriya mikufi ni gashuhe kuki Yeah. gashuye kwa gashuye ikindi uwamutumye ni buriya wita ngo ni mukuru wawe Karimu ibyo byantunguye rero kuko urumva njye nari maze iminsi ndara mu mihanda hari imbobo zimwe twari tumaze iminsi tumaze kumenyana barimo bamaze kuba nk'abavandimwe banjye urumva njyewe nahise mbahamagara ndababwira uyu muntu nimumubona ibintu afite muze kubimwaka kandi gashuye aje nabyo afite rero isaha n'isaha baraza kubinzanira ubwo ntugire ikibazo urabigisha ukuri mvuga ngo ni ukuri kw'Imana barayinzanira kuki ushaka kundahiza mu byo njyewe nkubwije ukuri kwanjye ntuzi umuntu akubeshye urakoze cyane ni ukuri oya ntugire ikibazo ubwo njya mvuga ngo Imana iranyaga ni ukuri igiye ikora uko ishoboye ikantabara oya nanjye nabibonye kare ko nabumvaga kare cya gihe usohoka kugenda basigaye mbumviriza n'ibyo bavuga byose cyane iki kibazo rero anytime baza kwibona ni ukuri Imana yumva ko nyishimye kuko nibaza kuko ndi bugenze mu buzima bundangiriye reka ndajabayo hari nyine watugeze koga abo muri dushe niyo mpamvu ni amazi oya ntabwo twebwe ntabwo hanyerera cyane uramukiga akazi zibota arazoza akunde aya abasoza nta kibazo cyo rero baho mwana wawe reka nitera utundi ndaje nta kibazo warangwa yarangwa nyuma kuri bariya waho nyagwa keno ntaragasize yabera nikabaho inzugi reka shwe niyo nta na simukadi iriho ntajya asoma mesaje asoza gusoma ntabwo bishoboka ibintu bibaho ibihumbi magana atanu by'umusaza yarabikunda simukadi irimo hano se nini kandi abantu bari kazungu korode nyumba iyi simukadi ibisubizo byose ibihumbi magana ntabwo nabyizera mana yo mu ijuru nizere ko kureba neza naho ugira ngo se umukobwa wanjye umuntu aba ari butindeyo ni ukuyitera ukayikaza umuntu asajyaho nta mazi akugezeho bakagashaka se umuntu arihanagura ese woga n'ingofero nayikuramo minota ibiri wandusha ahubwo ya gikotori rero nta gikotori nta muntu wanerera isimu nta wayikora ntawe urateraho wapi reka rero ndebe ukuntu wisiga umukobwa wanjye naho genda wisiga ugumane ubupfura bwawe ubupfura bwose usa nkazo urabona ko imboneye imeze neza nta gikotori waguze umusaza none bitese ni byiza bitese ko umuntu wambaye neza ngiye kubyara none se umeze utari koroherwa ndi koroherwa
biri kugenda biza gusa mu mugongo nyine ntabwo ndakomera bicara ndahagarara umwanya munini nkababara bigasaba nyine ngo ndyame ariko nari ndi gukora agasiporo anatembera no muri quartier kugira ngo umugongo ukomere kuba arambwiye ngo ngomba gukoresha cyane. Amakuru se wowe? Makuru ni meza. Meze neza. Meze neza. Nese uragaruka ryari? Ndagaruka si nimugoroba se. Kwambara akantu kagufi cyane siko nta kibazo. Simoni, none ari kagufi? N'ikintu cyo kwifuka utwaye? Ntago ndi buze bwije. Iyo umuntu w'umukobwa agiye yambaye ikintu kingana gutyo afata akabaga agashyiramo akantu k'agasharupe ku buryo agiye kurira moto agakenyera cyane imbeho yanagira akabitabara. Baraza kumfata nta wundi gutege moto, don't worry. Baza gufata mu modoka? Ni abakobwa bagenzi bawe se? Ahubwo nyine ibyo reka tube tubiretse. Nashaka kukubwira ariko nta kibazo, ndaza gufata ikoti, ndaza gushyiraho ikoti rirerire, nta kibazo. Nta kibazo. Ahubwo nashakaga kukugisha inama. Ako nyine rwose ndabizi abantu nta kintu mwishanye. Ntuzabibwire papa, nshaka kuzabyumva na papa. Nawe uramuzi. Ntabyo byagenze gute se? Wasamye? My